amafaranga mfite yahita kuroga nishiza amakuru y'inama ariko nzakuroga wumva uko abantu barogwa ariko se barabisuzuma igihe cyose uvuga ngo naje nje juza abantu babone ko waje ntukajye unsakuriza ngo naje nje umusore wamwemera se n'ubuhinda yayirirwa yishinza ku bagabo b'abandi niho udasa nk'indaya ntacyo ubwo ndi indaya bitanseho usanga nkazo ntaribe nkazo gute se ubwonko bw'undi usura nzima ntaribe narana umuzongera no narakubwiye ngo mu bintu byose uvuga nta kintu ubwoba kirimo jya ukora ibikorwa ugabanya mu magambo ufite wa mukobwa we kandi nakubwiye ko nyiri kukwigaho ubu naje nje bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abahanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira muri comment mugenda mwandika inama n'ibitekerezo mugenda mutanga ndabashimira cyane ndi kumwe na Rehema ndetse na Farida ngira ngo Rehema yaciye iminsi tutamubona ntago yarari naho nagira ngo abanza tubwire aho yarari nk'umuntu wari ufite umurenge ukaba warapfuye ariko tukaba tutaramenye ahantu yahise ajya ahubwo tugasigara mu bibazo byo kurwaza no kureba nyine umufiance wiwe kambazemo hikaze banza tubwire ahantu amaze iminsi naragiye mu rugo bijyanye n'iki se ko wasize umugabo inaha ariko wagiye ataraboneka twaramubuze nyine nari nagiye kubwira famiye ukuntu byagenze iby'umurenge yego ko byagenze bitewe na Farida nyine ibyo yakoze banza kubumvisha nyine ukuntu byagenze ariko nagarutse ubu ngubu naje nje Farida se yakoze iki Farida yandogeye umugabo ubwo waramugize ndamuroga nawe yegeramo okay fiance kuvuga umugabo niba bitakunda umazanira igindye urarya mana we oya ntacyo tukomeze nako natwe nanjye urangurira iki babara cyane amafaranga mfite yahita kuroga nishiza amakuru y'inama ariko nzakuroga wumva uko abantu barogwa ariko se barabisuzuma fari umeze ute wowe je nimereye neza umeze neza ntago ukwiye kuba umeze neza rero namera neza akunda buzwa n'iki kubumbwira gutyo buri gihe ukuntu twatandukanye bimaze ako twatandukana kose ntago urakari ubwoba watitiye none uyu cyane nari mpfuye kiriya gihe nari mpfuye pe umusore wawe ngira ngo warabonye ibiganiro ibyo yabaye nyine yarasaze Farida yarasaze kuba yarasinze twagera yahwereye ntiyakangutse yarasinziriye wari wamuguriye se namugura se ntabwo mbana nawe yarasinziriye ntabwo se twaturi kumwe umuntu asinzira muri buriya buryo agenda wasize Raki waramubuze tutazahara ariko nyuma yaje kuboneka tumubona mu buryo bubi ngira ngo niba warakuri iki kiganiro warakirebye wabonye ko yasaze narabibonye uzi n'uwamusajije n'uburyo yasaze siri shyano se ngo ni Farida byaje no gukomeza ntiyasara gusa aragagara ariko ubu nanjye naje nje Raki igihe cyose uvuga ngo naje nje juza abantu babone ko waje ntukajye unsakuriza ngo naje nje juza gukora ibikorwa bivane mu nzira ibyo nazanye se urabizi hari iribise naje nje hari ibirozi biruta ibindi rego rero usa nk'abarozi ngenge mbikubwiye ahubwo nawe usa nabo yego baba none se ugiye kumuroga nawe ntabwo ngewe nakora iryo kosa kandi banga ibirozi birarutana ko Raki nakira ibyari bimurimo bizakujyamo bizanjyamo ariko ari bumwishizemo oya bizamuvamo kubera umuti azaba yanyweye cyangwa se amasengesho bizamuvamo nawe bikujyamo narebe ukibona Raki yarasaze kuri yawe byashyiriye gute kubyakira byarananiye kubera ko iyi ndaya ngo ni Farida bikubuza kurya se ngo uryame bikurusha kwitera makeup no gusinzira byaranze bikubuza kujya guteresha urwara bikubuza iki mugateka imitwe ku basore b'abandi ngo murabakunda asubwo wowe ni wowe umukunda ashijyana agatsindwa wowe ushakira urukundo mu burozi ubwo ni wowe umukunda ubwo ni uko ari bwo bushobozi mfite ese ko yagutaye imbere yose yari yarabuze iki none ko yagiye ko ntago turi kumwe ukurikijeho kumusaza uramusaje none se reka nkubaze ke nase w'ubuzima arabufite cyangwa mbibwire n'abantu umuntu wese bamuruga kuko yatanze umwanya aho bamuroze ntago wasanga umuntu mu muhanda ngugiye simvuze ko namuroze ariko niba muzi ko naroze Raki tutari tukivugana ariko mwe mubizi
niba naramuroze nuko yanyizaniye nkamuroga ariko nawe naroze yarakwizaniye se cyangwa n'ubuhuherano wamuhuhereye baranabahuhera warabuhwehwereye ngo n'ubuhuherano nta nubwo nzima ntago ujya wemera ko afite ikibazo cy'ubwo burwayi ariko se nturamubona mu muhanda yikoreye amasashi nturamubona mu muhanda ari kwirukanga buri gihe uraswa musanga mu gipangu ameze ate keza nawe rero ukwiriye inkoni pe nawe wagusarisha ugatora amashashi ukumva ukuntu biryana cyangwa se biryoha nta kuntu wabikora nk'isaha imwe njye ntabwo ndi umurozi uri we ruharwa umuntu uzi nuko babigenza se ko nabonye se imiryango y'iwabo yaguhagurukiye urajyayo nta kuntu ahubwo wavanga n'iyiwanyu mwe byose bikihuza byose bizaba byose bizaza bihurirane kandi biguhuriranaho niwe bizava batarakumenya sheri wanjye kuba waragiye iwabo nanjye nkajyayo ibyo nta bidanje urumva ahubwo wowe menya ngo ndarwana urugamba rwanjye gute kuki wabo batagushimye se bagashima ngewe nuko bari babonye ko hari aho bacimye niba natandukanye n'umuhungu wa ntabwo bise ko batanshimye kunshima baranshimye niba natandukanye n'umuhungu nabirenze akabazo ushaka kubaza Fari kuhakana ko arwaye kuri yemeze byatewe n'iki kugira ngo amere kuriya ameze ate arakingira ngo mugikundana ntabwo ariko yari amezi yari umusore wambara neza usa neza none ubu yaramushajije asigaye amwikoreza amashara nawe uko ameze urakuzi kuriya asigaye ameze ni ihe ndwara arwaye ubundi abagabo basambana urumva cyangwa se abasore b'abahehesi buri muntu wese n'uzi agahinda agendana cyangwa se igikomere agendana uburemere kigira rero ikintu nabwira abantu kubona Lucky yarabaye kuriya mbaye naranabikoze byaba ari igikomere we yaba yaranteye sibyo ufite igikomere cyarake kandi bitari ngombwa ngo public isi yose bimenye ibyo mwamenye ibyo icyo gikomere ufite ariko niwe wakiteye nakiteye turi kujya mu bagabo inshuro nyinshi yaraguhaza twarajyanaga naribi wajyanaga nande ubwo twajyanaga ni igikomere ke yaguteye ni ikihe ku buryo izi saha arimo ntago biri ngombwa ku buryo ngenda umwana nzanirwa mvuga cyose kuri kamera ubwo ntacyo rero naribi ikintu umuntu ashaka gukorera cyatuma umubebeza akabimbo bakabebera kuriya ni igiki yamukozeho se umusore wa Dread afite ubuzima yagukozeho iki karuko ishyari ryaramwishe ko akagiye gukora ubukwe we barabanaga batarabukoze ntabwo umukobwa nagira ishyari kuri kw'Imana umva utuje pe kandi iryo shyari ufite n'ubundi rizashira we wabana rizashira kuko tuzabana ku bubi no ku bwiza nta kuntu wakabaye warabikoze rero wakugira umurenge wanyu ndacyari kukwigaho witigiye rero we kuri ibikorwa bive mu nzira kandi mukabibikora kimuri abantu bakobwa b'inkumi ubundi nkawe uri kugwanira umugabo ahubwo se uragwanira ushaje uko nguko wametuye ufite hano abafana barabizi niyo banuka barabizi ko ari uwanjye ariko mwarashwanye uko ari kose ni uwanjye mwarashwanye utamo kumugira ikizongo baba kizongwe we ntabwo twanze kabo wawe basi nabo wawe ari muzima ahubwo se kubana n'umuntu udafite ubwenge uba wumva bimeze bite ntabwo se udafite ubwenge ahubwo nimwe mutabufite nose nta kuntu wamuzana we nkibonera kuntu ameza apana kubibona kuri kamera wamugane none hari he ari mu buhe bwatsi none ako mwagiye mumera umugabo amahoro igihe nahereye mvuga ngo si uwanjye ngo sigutya n'urumva ige n'ukuri mwagiye mumera umugabo amahoro noneho uramwemeje ko ari umugabo se ngo banjye mwagiye mu amahoro ngo uko ari kwiruhukira ngo aryamye mu mashara ngo namushyize mu bigunda namushyize mu ishyamba noneho ubwanyuma nanyuma wamushyize mu nzu cyangwa aracyari muri cya gisambu nta kuntu wajya ukamusangayo ahubwo nta kuntu wambwira ahantu uri nkaho uzi mubana ukambwira ahantu ari nkajya mani ntukambaze ubusa rwana intambara zawe nk'inkumi kandi nyine ndi kurwanira umugabo wanjye nose urarwana nawe ntawe uri hano urarwana nanjye ntawe uri ndi kumukubaza ko nzi ahantu ufite wamushyize twese tuzi ko umufite abantu benshi barajya bambwira ngo hari abantu bavuze ngo tukureke umugumane uzamwivurize ariko ntabwo nzi nimba ukeneye ko akira ko aba muzima ntabwo nzi ko ubishaka abaye muzima ahita amenya ubwenge nyine akamenya ibyo yari arimo ko bitakunze ahubwo akakwihinduka nyuma tubitegereze ubwo uzabibona nuko kwihinduka iyo sura yawe akayihindanya burundu none ariko menya isura yanjye ikubabaza igihe cyose isura yanjye kibabaye isura ntabwo isura yawe imbabaza abwinira n'agahinda yego koma uzaniyahura rero kuko uzahora uribona we tubwiza ukuri hari abantu bakeneye kumenya uko ameze n'amakuru ye nawe uko abayeho noneho no kuri iyi nshuro hari abantu benshi babaza ngo ese
arahumeka noze cyagiye mbona yahumekaga ikibazo hari yari yasinze akomenya kiragiye yari yagwaye igicuri abantu mwibaza niba ari muzima cyangwa niba guhumeka yarahumetse ariko aryamyaho yaragagaye waramugagaje kumwe mwamubonaga azenguruka ariko bitewe n'ukuntu abagabo b'iyi minsi bigize ibigoryi utamenya ukuntu bimeze ushoboye no kugihonamisha wanagihonamisha uziye ko ibyo ntabibonera umwanya kuko abagabo nase bashaka kumuhonamisha kangahe kuruta kumuraza mu bishangara nawe muzabiraranamo bira tubirayemo atari uburozi nabyemera iyo wirebye ubona nta kibazo ufite cyo mu mutwe ikihese ahubwo wowe wibonamo iki Farida ndashaka kukubaza mbariza n'abantu badukurikiye abantu bose baribaza ari hehe arahari hehe ahomba njye numvaga nshaka ko umuduha kuko akeneye kuvuzwa ntiwemera ko arwaye ariko twe turabibona n'amaso yacu ntabwo turareba dukeneye kumuvuza agakira hagugeze kuri iyo ngingo baburetse gatoya naguciye mu ijambo hari umupapa n'ushaka atazi ikinyarwanda neza yarambwiye ngo niba narabuze n'umuntu nkunda urumva gafite abahungu benshi yamamumwe muri abahungu ntarakurimo niba kandi wumvisha ufitiye raki imuwe kandi ubona ko ameze nabi ufite uburyo bwinshi wakoreshamo amafaranga yawe agakira ntukambaze ubusa ndagusubije ni wowe uri gusubiza nandi gusubiza uwo muntu ariko iyo byavuze ni ukuri nyine we yavuze ibyo abona nk'uko namwe muvuga ibyo mubona ariko njyewe ntabyo mbona barahari beza banarutaraki bafite umusore wamwemera se n'uwuhiye indaya yirirwa yishinza ku bagabo b'abandi niwe udasa nk'indaya ntacyo ubwo ndi indaya bitanseho usa nkazo ntarebe nsa nkazo gute se ubwonko bw'undi usura nzima tujya tuvugisha ukuri mw'abantu mwe kandi nabyo ubushize ntabwo ari ukwitapagura twese ko twicara ntabwo turi beza uko nyine bikwiye ariko tugiye mu kintu kijyanye n'isura inshuti yanjye twereke ntiwakurikira twereke nuko werekana isura uzutuye ariko Farida reka nkubwire icyo nifuzaga kumenya twifuzaga kongera kumubona arahari ariko nyine ari hese muzamubona tumeze neza turyoshye rwose pe tumeze neza azamera neza agusohora nawe umusohora narana umuzongera no narakubwiye ngo mu bintu byose uvuga nta kintu ubwoba kirimo jya ukora ibikorwa ugabanya mu magambo ufite wa mukobwa we kandi nakubwiye ko nyiri kukwigaho ubu naje nje ariko uzanyigaho kugeza ryari amezi ashize arangaho uri kunyigaho cyangwa iminsi ishize ubu naje nje mani ndakuyamye ijya ungabanya w'ubugori niba uhaze jya ujya kuhagira hirya ndaje mwereka ukuntu ngiye kurwanirira urukundo rwanjye usibye wahera ubivuga ko utabikoze wabikoze biriya bishwanga yirirwa yikoreye ni wowe ugiye kwikorera amashashi bintwaye iki narebe ibiyese namukoze kandi yaramugize ibintu byatakivuga no guhumeka yibereye ahantu ariryamiye yibereye neza diridiriri n'amakamera n'ibiki ngo ba araryamye se cyangwa ari muri koma abo wambana koma ari wowe uyirimo kuko mbona urukundo rwaragusaje koma se nayibamo gutengaza kuri kamera nkavuga nose bari muri koma ntago bavuga reka nta muntu uri muri koma ujya uvuga nuko bizi no kubwenge bwa rungano hanyuma ntago ushaka kutubwira ahantu ari Raki nakubwiye ngo arahari none niba nakubwiye ngo arahari kwa muganga niba ari he kugira ngo tubimenye kubera ko ikintu birana bikoreye kugira ngo abantu babibone nagira ngo abantu babone nyine uko akasigaye ameze n'uburyo cyatumye umuryango we utabona ibirori nk'uko yabiyifuzaga kubitanga noneho nawe ukatwemerera ukamuduha niba ari ukumuvuza uri kuvuga ko atarwaye ko ari ibiki nta kibazo niba atarwaye ariko twe turabibona ukamuduha ukamurekura tukajya kumwivuriza agakira akamugira hanyuma ibindi bya nyuma yo gukira wenda ibyo bikazakurikira nyuma ariko genda mu gusaba Raki nta kibazo afite rero ari he turi kumwe mu rugo batagifite ikibazo akaba atagaragara none kuba waje kumuhisha nimba nta kibazo afite kuba waje ntumubone bisobanura muzane tumubone nawe ngo umuheretse ariko ntawe tweretse murashaka umurogo ubundi murashaka iki uburozi se bashaka kumuha burutu bwamuhaye n'ubuye ko mba mwarataye n'umutwe ngewe nta kibazo wowe wawe urawufite wose mwarawutaye niba mwarawutaye uri hehe turi kuvuga ku burenganzira bw'umuntu
warakubwiye ngo nibona narabangamiye ubuzima bw'umuntu uzahamagare RIB ibikemure noneho muzane n'ibimenyetso cyangwa ujye kwa muganga nibasuzuma bakabona naramuroze ubwo nzamenya ko namuroze niyo guhora mukinisha mu bintu by'amafuti byose none kuki wowe uri guzana ibintu by'amafuta ahubwo niwe nzariga kenza kureka nawe nzaguhamagara polisi ibintu ngora ntago bari ahubwo ari wowe ngiye kurega ndaye zose ugenda wabura ni wowe ngiye kurega nago ngiye natega nawe nirankabari uzagenda urega ubu ndimo ndibaza noneho abayeho neza twarasanzwe abayeho umuntu yiviriye mu kazi yambariye imyenda arinaniriwe ngo buriya ngo raki ngo buriya arinaniriwe buriya arakagira akazi atakagira se ntagakora gusa heruka kujyayo ryari ariko kujya ryari wamuhamagaza zino saa zabaga zifite fresheri yambaye ingofero nziza muhamagare umbe akatitaba navuga ko ari mu kazi ibyatsi mujye mundekera umugabo we mureke umugabo mu mutwe we reka nimuhaga nzamukohereza noneho no ku kazi bamusimbuje undi bika icyizere ko nimuhaga akoreshwa na mukuru wawe se n'umusaza wawe uzamurya ako kuki ukunda guhaga abagabo n'abahaga niko indaya zimera ntacyo ayo mahirwe ziba zayabonye ariko iyo uguje imyaka 40 ujya ukora uburayi uba wavuyemo ntari kaba kabaye nawe uruhu ruzaba rwiyuburuye hazaba haravuyemo icyo nzaba ndwanya minkanyarari yaraje utakisiga n'amavuta tuzabitegereza inshuti kuri iki gihe nta muntu ugisanga kandi mbona byatangiye kuza mutubwire ubu mfite iminkanyari dore n'igisuko cyashaje shaka umugabo ukura yongera kugurira ni ikizima igisuko cy'ibyumweru 2 gisaza ute mwagiye mbere ku murengo imibare mike kandi mpamvu ufite n'ituma abagabo babasiga nta n'isoni igisuko cy'ibyumweru 2 ngo cyashaje kuba umusatsi watangiye kumera bisobanuye ko igisuko cyashaje cyagubya ahubwo tujajwa gahoro rero twajya ngo nagura umukobwa ni gishyashya igisuko cy'ibyumweru 2 muri komite mutubwire kiba gishaje kuko nka mugabo bazagutunga ufite iyo bije uyu ugenda usuka iminsi 2 here gusuza abawinjiza ngayo kugira inama ni inama da wowe waroze se ni uzanshaka wazashatse n'undi se ataragukunda n'abandi wakundanye nabo aba exifite nibangaye nta numwe wakwemera urimo ashaka kubaza turataha tutamubona nawe muri bubone ni muzima se basi n'amabera ari kundya ni muzima keneye ko ndonsa ndetse ikihebe arimo arandya pe kandi seri byibura ni muzima ni muzima ko ari muzima ukaba umuhisha no kubera iki ase ndamuhisha ngiye nanza agasuzuguro ka wifata ukazana namuzane tumurore nimba ari muzima bamushyira imbere ya kamera turore koko kari muzima igihe nikigera azayiza atari amagambo urimo kwivugisha igihe nikigera azayiza aho winsakuriza mugore uva mu nzira kandi ntambura rero ngo mureke ubushize wari watwemereye kumuduha twe twasabye ubufasha ngo bamuvure nari kumuvura niba ari kumuvuza ubufasha bwihorere niba nubwo nta bwabonetse ngende kugusaba umuduhe ase mubaye mu mukoresha iki ngiye baramuvuza iki se kandi wamuroza hari agomba kumurogora urugo yubatse ese urwo rugo twabonye ruza gutyo gusa ni rwo wita urugo cyangwa nawe uri kurwigera bakarutwara umusore utarigira umugore rero wamvugasha uri kumera stress ngiye muri ubutungane umuntu w'umugabo wubatse ngo zugwananiye wifitiye abana bafite stress ze ura wazutazuse yakwemereye umurenge uri kunsakuriza ntawe uharirake ige kwiyakira ugenda ukundane n'undi musore utarirake ntabwo rake namureka ngakomeza urwana bizatinda ariko tuzabana kandi neza komeza urwana iyo ntambara nge ntago bindeba akamenya ukuri kuri hanze uzahungira hehe munga se nzamunga iki nzabona arisha umuntu kandi uburozi buzaba bwaramushizemo usika kugira ngo umukore biriya hari igihe umuntu agukorera ibintu akakurindagiza akakubabaza umubiri ukababara ukifuza kuba wari warapfuye basi kuko ibintu uri kumukorera nakira akazabona ziriya video wameze nk'izezenge ubundi ntabwo azabigukundira wahaye icyumweru kimwe icyo cyumweru cyawe ntabwo kigera wahaye icyumweru kimwe icyumweru cyawe ntabwo kigera naribika tubitegereze n'abafana babitegereze
ese ubwo nubona bibaye ntuzasebara aruse bari mwese nge nasabye kenshi cyane pe uracyanaseba wowe ntuzasebe uri kuri iyi si uzaseba useburuke wongere usebe kintu bitaguseba ugaseburuka ni hahandi nyine wakira igisebe ukavuga ati niwe muvandimwe wanjye rero njyewe nakubwira iki zashize nk'amannyo y'intama isoni ubundi sindazigira kuko muri abo bantu bose uvuga ngo nzaseba ntawe ntunze nawe nyishyura inzu nawe uko mbaye ibyanjye ndabyimenyera we by the way nyine ariko indaya ikurenze ni iyi wowe ujya no kwigurisha ubwo nigurishije kuri Sarama cyangwa kuri musaza wawe Rama turimo gusoza ntago turi mu bwebe byinshi turagusaba kumuduha keza ariko ngo ugenda baha umuntu ni umwana nzaba nzanye ngo mbahereze muterure nizi ni umwana nzaba nzanye ngo muterure ningarya mu birunga nzaba nje kubereka nzaba muzanye wamutweretse se tukamwitwarira ko nubundi we kumurera byakunaniye ko nubundi warangije kumugira nk'umwana kumurera byakunaniye agenda iyo biciye nyine twagusabaga rero basi ntabwo tumutwara tukareba uko ameze dusoza ikintu nababwira cyo nukora ki uzaba mumubona bitari nonaha mutahe uzamubona ryari se mwanje azabiri ngombwa ahubwo se wazaza akagukuramo nk'umwuka akagutwara utanahari nta kuntu wabirara ubikoze cyangwa akabikora nonaha ntago nabikubwira kuko naba ndi kukuburira umwuka urashize kubera raki hari urakoze kutwirukana urangiye ndakumva iyo umuntu ambwiye ikintu mutahe nawe uhari komeza kukwinginga ngo gukora ikintu umuntu mukuru mwanya ingingo urabizi icyiza nuko icyaba cyose wakibazwa kuri raki nta kibazo nanjye genda bikwemereye ikizamaba muzakimbaza gusa njyewe nindamuka ngarutse kumureba imisatsi nzayitwara mananje wagashyano nzayitwara wakira yijyane niba ari ushaka cyambwire nyambure nzayitwara cyangwa imisatsi uzabikeneye cyazabikenera ubwo bwonko bwawe nibwo nshaka kankubwiza uko zarakubanye n'ijana rero ntukaze ahubwo ijana ni wowe wasuzuye kuko niba zarakubanye ijana ntukaze kuzimfatira wa mukobwa we nangagumana umugabo wawe ndamugumanyira hata nagumane stress